Ndabasuhuje amahoro y'Imana komeze abane namwe mwe mubana natwe umunsi ku wundi kuri channel Misase kurere Kizito. Nge mwumva rero ni Kizito ariko kuri uyu munsi wa none muhawe ikaze nk'ibisanzwe mwe mukomeza kubana natwe abakunzi ndetse n'abandi bose mudukurikira mu nce zigiye zitandukanye hirya no hino. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe top 10 y'uturere dufite abakobwa beza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo tuvuze u Rwanda byumvikana ko ari kimwe mu bihugu muri Afrika ndetse no hanze yaho gifite abakobwa beza. Si ibyo gusa ndetse dore ko ari kimwe mu bihugu byiza ndetse bifite uburanga, ibikorwa remezo bikurura benshi, bamwe bagaturuka mu mahanga baje kureba ibyiza bitase u Rwanda. Si ibyo ngibyo gusa rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uturere dusaga 30 gutyo tugiye dufite abakobwa beza bagiye batandukanye, ariko mbere yaho rero tukaba dufite uturere turusha utundi mu kugira abakobwa beza, abakobwa bafite ubwiza, bateye neza, bafite ubwenge, ubuhanga, ndetse hahandi ujya kuvuga igihe ugiye gusesengura cyangwa se igihe ugiye kureba ukavuga uti uyu mukobwa ni mwiza cyane. Rero kuri uyu munsi wa none ngiye kubabwira uturere tugera mu 10, ni top 10 y'uturere 10 dufite abakobwa beza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu cyiza gifite umutekano, igihugu cyahaye buri muturage ijambo. Kuri umunsi wa none rero mwe mwabanye natwe, ntugende niba wumvishe cyangwa se ukabana natwe ku munsi wa mbere, ibuka gukora subscribe kugira ngo ntukajye ucikwa n'ibiganiro cyangwa se utundi dushya dushyizeho, haba amakuru y'amadocumentaire ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Bityo rero kuri uyu munsi wa none tukaba tugiye kurebera hamwe uturere 10 dufite abakobwa beza, abakobwa beza barureba kabisa ukavuga ati uyu mukobwa ni mwiza cyane. Ku mwanya rero tugiye guhera ku mwanya wa 10. Umwanya wa 10 ni akarere ka Musanze. Akarere ka Musanze ni kamwe mu turere kari mu gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru, akaba ari akarere ndetse gafite umujyi uri kugenda utera imbere, akaba ari kamwe mu turere turi gutera imbere, ibikorwa remezo, inyubako, akaba ari kamwe mu turere dufite abakobwa beza. Iyo wegereye hariya kuri Muhoza uhabona abakobwa beza bafite uburanga, bateye neza, ndetse bikaba bityo rero ari kimwe mu bishyirwa gashyirwa ku mwanya wa 10 mu turere 10 dufite abakobwa beza mu Rwanda. Iyo tugiye ku mwanya wa 9, ku mwanya wa 9 turahasanga akarere ka Rubavu. Rubavu ni kamwe mu turere duherereye mu ntara y'Iburengerazuba, ikaba ifite umujyi ari Gisenyi, ariko ni kamwe iyo ugiye ku mucanga, ku bamwe mugenda mutembera hirya no hino, iyo umanutse wegera Rubavu neza ku mazi hariya uhasanga bari beza, abakobwa beza bateye neza, bamwe mukunda kwita ngo bateye nk'ibisabo beza, mbese haba ku maso ureba inyuma ukavuga uti uyu mukobwa afite ubwiza. Rubavu rero ni kamwe mu turere dufite abakobwa beza, kabiri ku mwanya wa 9. Akarere kari ku mwanya wa 8 turahasanga Gatsibo. Gatsibo ni akarere kari Iburasirazuba, akaba ari kamwe mu turere dufite abakobwa beza banyoye amata, ndetse abakobwa bafite uburanga, bafite ubwiza karemano, atari babandi rwose abakobwa mbese ureba ukavuga uti uyu mukobwa niturebye. Rero iyo umanutse hariya Kabarore ukamanuka kuri Gabiro High School uhasanga abana beza, abakobwa beza, abajene babyiruka bameze neza cyane. Ndetse iyo unagiye kuruhuha, turacyavuga muri Gatsibo, kuruhuha kuri Simbwa, aho ngaho hose hagiye hari abakobwa beza, za Kabarore, Gatsibo. Gatsibo rero ikaba iri ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 9 twasanze Musanze. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Gatsibo, ariko ku mwanya wa 7 turahasanga akarere ka Muhanga. Muhanga ni akarere kari mu ntara y'Amajyepfo, akaba ari kamwe mu turere mu Majyepfo dufite umujyi uri kugenda imbere, umujyi mwiza. Aho rero iyo ugiye i Gahogo cyangwa se mu Giperefe, aho hose ugenda uhasanga bari beza, abakobwa beza, ureba ukavuga uti uyu mwari n'uw'i Rwanda. Muhanga rero ikaba iri ku mwanya wa 7 mu turere dufite abakobwa beza, uturere 10.
ku mwanya wa gatandatu turahasanga akarere ka Huye. Huye ni imwe mu turere dufite abakobwa beza. Huye rero iherereye mu ntara y'Amajyepfo, nayo Huye ikaba ifite abakobwa beza cyane. Yuri wegera kaminuza, dore ko hariyo kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda, ifite abanyeshuri basaga 13,000 barenga, ndetse n'amahoteli yaho ku bagenda bahasohokera. Ariko iyo uharebye ubona ko ari akarere gafite abakobwa beza, imfura nziza, abakobwa b'abari beza bameze neza cyane, abakobwa b'i Rwanda. Bityo rero bikaba bituma gashyirwa ku mwanya wa gatandatu mu turere dufite abakobwa beza. Ku mwanya wa gatanu rero turahasanga akarere ka Nyarugenge. Nyarugenge ni akarere gaherereye mu mujyi wa Kigali, akaba ari kamwe mu turere dufite abakobwa beza, abakobwa bafite uburanga, abakobwa bateye neza, abakobwa bafite ubwiza. Ni rero Nyarugenge iri ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane turahasanga akarere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo ni kamwe mu turere duherereye mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya Gasabo ikabishyirwa ku mwanya wa kane, ndetse aka karere ka Gasabo kakaba gafite abakobwa beza, abakobwa b'abasirimu bameze neza, basirimutse, bafite amaso meza, bateye neza, bikaba bityo biri mu bituma aka karere ka Gasabo gashyirwa ku mwanya wa kane mu turere dufite abakobwa beza mu turere 10. Gasabo rero tuyisanga ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu twihutishije turahasanga akarere ka Nyagatare. Nyagatare ni iwabo w'amata. Iwabo w'amata hamwe dusanga hari abakobwa beza, abakobwa banyweye amata. Nyagatare rero ni akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba, akaba ari kamwe mu turere dufite abakobwa beza, bafite ubwiza, uburanga, babakobwa ureba ukavuga uti aba banyweye amata, dore ko anari iwabo w'amata. Apana bamwe ureba ukavuga uti kabisa. Rero bityo rero Nyagatare ishyirwa ku mwanya wa gatatu mu turere 10 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite abakobwa beza cyane. Nyagatare uhasanga abakobwa bameze neza, abakobwa bateye neza uko wifuza, bareba neza, bagenda neza, mbese buri kimwe. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga akarere ka Bugesera. Bugesera ni kamwe mu turere duherereye ni akarere kegeranye n'umujyi wa Kigali, ariko akaba ari akarere kari mu ntara y'Iburasirazuba. Bugesera rero ni akarere ka kabiri mu turere dufite abakobwa beza. Iyo ugiye Nyamata kabisa ubona ko i Nyamata hari abakobwa beza, abakobwa bagenda neza, bateye neza, abakobwa ureba ukavuga uti cyakoze aba bakobwa ni beza pe. Akarere rero ka Bugesera ni kamwe mu turere dufite abakobwa beza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, b'abakobwa bameze neza, mbese abari b'i Rwanda. Rero iyo tugiye ku mwanya wa mbere, ahangaha noneho wakwibaza uti ese ku turere twishe tutuvuze, noneho hasigaye akahe? Hasigaye akahe karere? Ku mwanya wa mbere mu turere dufite abakobwa beza turahasanga, ku mwanya wa mbere mu turere dufite abakobwa beza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turahasanga akarere ka Kicukiro. Kicukiro ni kamwe mu turere duherereye mu mujyi wa Kigali nk'ibisanzwe. Kicukiro rero akaba ari kamwe mu turere dutuweho n'abayobozi, abasirikari cyangwa se bamwe mu bayobozi bameze neza, bityo bagatanga uburere haba ku bana babo, ndetse bigatuma n'abana babo bakura bafite uburanga, abana bakura bafite ubwiza, bakura bafite ubusirimu, ndetse ari beza cyane. Kicukiro rero ikaba ishyirwa mu karere kari ku mwanya wa mbere gafite abakobwa beza, abakobwa bameze neza, abakobwa ureba ukavuga uti uyu mukobwa afite ubwiza rwose, uyu mukobwa yujuje ibisabwa. Kicukiro akaba ari imwe mu turere dufite abakobwa beza, niko karere ka mbere. Ushobora kwibaza rero ukadutera komenti, ushobora gutera komenti ubutumwa bugufi ukatubwira uko waba ubyumva, cyangwa se akandi karere waba wifuza ko nako ukeneye kumenyaho byinshi bitugize cyangwa se bituranga. Ariko utwo ni utwo turere 10 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uturere dufite abakobwa beza, abakobwa bafite uburanga, abakobwa bafite ubwiza cyane. Andika muri comment niba ubanye natwe, wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe kuri channel Mr. Skolere Kizito. Nje mwumvaga ya Kizito nk'ibisanzwe.